Bakunzi ba Judgment Truth Victory ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri uno mwanya wasoma Bibiliya. Aho nakubwiye ko tuzadukoresha Bibiliya eshatu, Bibiliya ntagatifu, Bibiliya yera ndetse na Holy Bible King James Version. Hanyuma tukaba duhereye mu intangiriro igice cya mbere umurongo wa 22 aho ni muri Bibiliya ntagatifu. Imana ibiha umugisha ivuga iti nimwororoke mugwire mwuzure amazi y'inyanja n'ibiguruka bigwire ku isi. Icyo ni igihe Imana yari imaze kurema ya mafi yo mu nyanja manini ndetse n'ibiguruka byo mu kirere. Ibiha umugisha irangije avuga iti nibugwire kandi byororoke, hanyuma byuzura amazi ibindi bikwire mu kirere. Hanyuma nakurakira gukora subscribe kugira ngo ibiganiro dutegura bijye bihita bikugeraho. Nugira comment cyangwa ikibazo ushobora kubishyira muri comment, hanyuma tukazabasha kubibona, cyaba ari ikibazo nabwo tukabasha kugusubiza, nta kintu byaba bitwaye. Mwitangira igice cya mbere umurongo wa 22 muri Bibiliya yera baravuga ngo Imana ibiha umugisha iti nimwororoke mugwire mwuzure amazi yo mu nyanja inyoni n'ibisiga byororoke mu isi. Rwose urumva muri Bibiliya yera ndetse na Bibiliya ntagatifu nisanga n'ingoyi ku magambo yakoreshejwe. Rero Imana iha bya bifi binini byo mu nyanja ndetse n'ibiguruka byo mu kirere ngo byororoke. Genesis chapter 1 verse 22, and God blessed them, saying, be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let flow multiply in the earth. Let's repeat again. Genesis chapter 1 verse 22, and God blessed them, saying, be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let flow multiply in the earth.